imyaka 17 ntanabyara. Amazina yiwe yabashije kumbwira yambwiye ko yitwa Hwang Zhangmi. I Rusizi haravugwa abana batewe inda n'Abashinwa bahakoreraga ndetse hakabaca imyaka irenga 8 kugeza ubu bakaba batari babana n'abase. Bavuga ko amafaranga bigeze guhabwa ari 5,000 gusa, bakaba basaba ubuyobozi kuba bwafasha gushakisha se wabo bana akaba yabafasha kurera abo bana kuko ngo ubuzima bagoye. Reka dukomeze twumva iyi nkuru ku buryo burambuye ukuntu byagenze. Mwavuga ko afite imyaka 15 ndatu akiga mu mashuri abanza. Ikaze maze kunshukanye aza kuntera inda, arangije aza kugenda inda maze amezi 3 abaragiye. Afite imyaka 17 ntanabyara. Amazina yiwe yabashije kumbwira yambwiye ko yitwa Hwang Zhangmi. Nari mfite imyaka 16 niga mu wa 5 primaire, bandeye inda birangira ndakigiye kwiga birangira no Umushinwa agiye yitwaga Misotsi. Ajya mbihakana kavuga ntese umwana mutoya niwe watwara inda. Yari afunze imyaka 15 n'igice, ubwo no kuvuga ngo yabyaye afite 16 n'ubundi tugiye kubona tubona umwana afite urundi ruhu nyene rw'Abashinwa. Kwari tuzi yenda ati ninda yabirabura. Umwana arabimbaza kanabwira ati se papa nindi, amubwira ati papa wawe ni Umushinwa. Kinanye nzambibana yuko ndi Umushinwa. None se azaza kundeba ryari? Ibyo ni imwe mu bibazo abo bakobwa babyaranye n'Abashinwa bakiri bato babazwa n'abo bana bamaze kugira imyaka 8 ntibabashe kuyibonera ibisubizo. Bombi bavuga ko batewe inda n'abo Bashinwa ngo binyuze mu kubashuka, na cyane ko byumvikana ko bari bakiri bato, aho umwe ngo yigaga mu wa 5 w'amashuri abanza. Maze kunshukanye aza kuntera inda, arangije aza kugenda inda maze amezi 3 abaragiye. Afite imyaka 17 ntanabyara. Amazina yiwe yabashije kumbwira yambwiye ko yitwa Hwang Zhangmi. Nari mfite imyaka 16 niga mu wa 5 primaire, bandeye inda birangira ndakigiye kwiga birangira no Umushinwa agiye yitwaga Misotsi. Ajya mbihakana kavuga ntese umwana mutoya niwe watwara inda. Yari afunze imyaka 15 n'igice, ubwo no kuvuga ngo yabyaye afite 16 n'ubundi tugiye kubona tubona umwana afite urundi ruhu nyene rw'Abashinwa. Kwari tuzi yenda ati ninda yabirabura. Ariko uwo Mushinwa yajyaga aza hano akabashukisha Amandazi. Nyirakuru umwe muri abo bana avuga ko kubera ubushobozi buke bwatumaga uwo mwana atabona ibyo akeneye, byatumye bamutanga ajya kurerwa mu rundi rugo. Ku rundi ruhande bakumvikanisha ko bigoye kumenyera abana ibyo bakeneye byose bonyine, ari nta n'amakuru y'abase bafite, bityo bagasaba ubuyobozi kubafasha gushakisha abo Bashinwa kugeza ubu bafitiye amafoto gusa. Yaramudufashije nyine ari kubona twe ni umwana wadusabaga ibintu tutabasha kubona. Twaba twacumbye ubugari n'ibyo biboga bibishye, umwana karara arira ati ibi ni ibiki muri kumva. Nuko nyine tukavuga ati koko Umushinwa n'uwo kurererwa ina akarya ibi biryo koko natwe turya. Nanjye nkumva agahinda karanyisha. Ubwo rero amumaranye imyaka 2, ubu yamushyize mu ishuri. Numva bamfashije yaboneka cyangwa se ataboneka, ambasade ndikagira nk'ikintu yamfasha wenda umwana nyine bikansunika mu buzima yuko mabona bigoye, ahari kugera biragoye. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Francine Mukakarisa yabwiye igihe tifite niko bigiye gukorwaho raporo, nyuma ubuyobozi bukazabafasha kwegera urwego rw'ubugenzacyaha kuko basambanyijwe bakiri bato kandi icyo kikaba icyaha kidasaza. Tukimara kukimenya tujye kugikurikirana. Icyo cya mbere duhereye wenda twakoresha na Yesu mu murenge ndetse n'umukozi ushinzwe genda, hanyuma bakadukurikirana icyo kibazo bakadukorera raporo, hanyuma tukagikurikirana dufite na raporo yuzuye. Ariko naho raporo yabitaraza hari icyo numvamo abana barahohotewe kandi ni icyaha. Nubwo bimaze igihe ni icyaha kidasaza, turumvamo ko tuzanabagira inama yuko bazajya muri RIB, hanyuma icyo kibazo kigakurikiranwa by'umwihariko mu bugenzacyaha. Birashoboka ko ku karere mushobora kubafasha muri ubwo buryo wenda mukoranye na ambasade? Reka rero tubanze turebe raporo, hanyuma duhere kuri iyo raporo turebe uko imeze, hanyuma tumenye ikizakurikiraho. Ariko icyo numva cyo nubwo raporo itazaza, hazaza mu rwego rwa RIB. Aba Bashinwa uko ari 2 kugeza umwe gusa niwe uzi ko yasabye mu Rwanda, nabwo binyuze kuri mugenzi we waje gukora muri Uganda akabona umwana usa n'Abashinwa, yamenye izina rya se akamwohereza amafoto y'umwana kuri telefone ari mu Bushinwa, nawe ngagasaba uwo mugenzi we ko yabanywera amafaranga 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda, akaba ari nayo baheruka ubwo.
ngo akwega n'ifoto yo muri phone arayinyereka arambwira ati no yati komisatsi aravuga ati ati uwo ni wo mukobwa nabyari ati narinzi yuko nabyaye mu Rwanda ariko umwana sinari muzi. Radio TVT ni mu karere ka Rusizi ngindi Jean de Dieu Ndayisaba. Reka ngushimira aho twabanye muri iki kiganiro ibuka gukanda subscribe muri mutarayikora ibiganiro byacu birakomeza. Hanyuma tukibutsa ko umunsi wa gatanu ni ikiruhuko ku isi hose kuko bari umunsi w'abakozi ndetse naho batanga ibigera ku minsi 5 yose bari mu kiruhuko aho ni nko mu Bushinwa ndetse n'indihugu bitandukanye byo muri Aziya yo hagati. Reka tuze kugaruka kuri iki kiganiro kujya urambuye tuyibaza umunsi w'ikiruhuko ku munsi w'abakozi waturutse ku kibyagiye kutariki ya mbere kwa gatanu. Ibiganiro byacu ntubicikwe ni mu kanya gatoya, kanda subscribe ukagusanyiza inshuti ibiganiro byacu byo nakagaruka.